Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twaganiriye ku gice cya 33 mu gitabo cya Yeremiya, tugeza mu gice cya 36. Tukaba twaraganiriye ku buhanuzi Yeremiya yabwiye Sedekiya ko azafatwa bunyago. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakubwira ibijyanye no gufungwa kwa Yeremiya. Reka rero mire ku mazi gato ubundi gusigiremo kano karirimbo maze ngaruke mu kanya twinjire neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Komeza gufashwa nako karirimbo ndagaruka mu kanya. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Tugeze noneho ku ngingo y'igitabo cya Yeremiya ivuga cyane ibijyanye n'amateka. Hano Yeremiya yasaga nuri kubwira abayuda ngo ibiri kuba nari narabibabwiye, kandi yari mu kaga gakomeye cyane. Yaratotejwe cyane, abantu barwanya ubutumwa bw'Imana yarabafitiye, nuko amaherezo iby'Imana yavuze bitangira gusohora, umurwa n'igihugu by'Ubuyuda bifatwa bunyago. Yeremiya yabaye umwizerwa mu gutambutsa ubutumwa bw'Imana, kandi agira ishyaka mu guhamya Imana mu Bayuda. Niba ukeneye kumenya uko Imana yiyumvaga muri iki gihe, wasoma neza uko mu maso ha Yeremiya hari hameze, kuko amarira yashokaga ku matama ye. Uko ni nako Imana yari ibabariye cyane Abayuda. Hari hashize imyaka 30 Yeremiya akora umurimo wo kuvugira Imana. Twamubonye atangira umurimo afite imyaka 20. Icyo gihe yari umutambyi muto, ariko nyuma avamo umuhanuzi w'Imana. Kuri iyi nshuro rero Yeremiya yari afunze, kandi ingabo z'i Babuloni zari ku marembo ya Yerusalemu. Bari bamaze igihe kingana n'amezi 18 yose bahagaze ku marembo y'umurwa. Bimwe mu bivugwa muri iyi nkuru tubisoma muri Yeremiya ibice 52, ibindi tukabisoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami, naho ibindi tukabisoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Iyi yari ibaye inshuro ya gatatu, ari nayo ya nyuma Nebukadinezari atera i Yerusalemu. Inshuro ebyiri za mbere Nebukadinezari yateye Yerusalemu afata bunyaga Abayuda bake, maze yimika Sedekiya ku mwami umuhagararira i Yerusalemu, akajya amuha ku musoro waho. Sedekiya rero yashatse kuva munsi y'ubwo buretwa bw'umwami wa Babuloni, atangira gukorana na Farawo umwami wa Egiputa. Nuko Farawo agerageza gufasha Sedekiya. Birumvikana ko icyo Farawo yakoze nawe kwari ugutegeka Ubuyuda ukajya munsi y'ubutegetsi bwa Egiputa. Igihe Farawo yazaga gufasha ab'i Yerusalemu, abakomando ba Nebukadinezari bahise bahindura gahunda. Aho gutera uwo murwa, bahagarika uwo mugambi. Kubera iyi mpamvu, abantu bamwe bari gutekereza ko ubuhanuzi bwa Yeremiya atari bwo. Ariko nyuma tubona ko Imana yaje kubwira Yeremiya kuvuga ubutumwa bukomeye cyane. Muri Yeremiya ibice 37 guhera ku murongo wa 7 kugera ku wa 10 aravuga ngo, uko niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga ngo, uko abariko muzabwira umwami w'Ubuyuda wabantumyeho kumbaza muti, dore ingabo za Farawo zahagurukiye kubatabara, zizasubira muri Egiputa mu gihugu cyazo, kandi abakarudaya bazagaruka batera uyu murwa bazawutsinda bawutwike. Uko niko Uwiteka avuga ati,
ntimwishuke ngo mwizere muti nukuri abakarudaya bazatuvaho kuko batazahera. Erega naho mwanesha ingabo z'abakarudaya zose zibarwanya zikaba inkomere gusa, hanyuma bababyukana umuntu wese akava mu ihema rye bagatwika uyu murwa. Yeremiya yafunzwe inshuro zigera kuri 5. Gufungwa kwa Yeremiya tubwira muri iki gice cya 37 kwabayeho kuko Yeremiya yari yabwiye umwami ko atagomba kwiyunga na Farawo, ahubwo akwiye gucira bugufi umwami wa Babuloni. Radio Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, Sambirana, usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera Sambirana, Sambirana, usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Muri Yeremiya ibice 37 wera ku murongo wa 11 kugera ku wa 12 aravuga ngo ingabo z'abakarudaya zimaze kuva i Yerusalemu zibitewe no gutinya ingabo za Farawo, Yeremiya hera ka vi Yerusalemu agira ngo ajye mu gihugu cya Benyamini ngo abonereyo umugabane we mu bantu baho. Igihe ingabo za Babuloni zasigaga umurwa gato, Yeremiya yahise ava i Yerusalemu yigira mu mudugudu w'iwabo witwaga Anatoti. Ndagira ngo rero urebe ibyabayeho. Turasoma muri Yeremiya ibice 37 ku murongo wa 13 aravuga ngo ageze ku irembo rya Benyamini hari umutware w'abarinzi witwaga Iriya mwene Sheremiya mwene Hananiya, maze afata umuhanuzi Yeremiya ati ugiye kuducikira mu bakarudaya. Uyu mutware w'abarinzi yabekeye Yeremiya ko agiye kwifatanya n'umwanzi. Muri Yeremiya ibice 37 guhera ku murongo wa 14 kugera ku wa 15 aravuga ngo Yeremiya aramuhakanira ati urambeshyera, simbacikira mu bakarudaya. Ariko ntiyamwumvira, nuko Iriya afata Yeremiya amushyira ibikomangoma
ibikomangoma birakarira Yeremiya biramukubita, bimugira imbohe, bimushyira mu nzu ya Yonatani w'umwanditsi, kuko bari bayigize inzu y'imbohe. Yeremiya ntabwo yafunzwe gusa, ahubwo bamushyize no mu mwobo. Mbese yaba yaramaze igihe kingana gute muri gereza? Ntacyo babitubwiraho, ariko umurongo ukurikiraho utubwira ko yahamaze igihe kirekire. Ni ukuri iki cyabaye igihe cy'umubabaro ukomeye kuri Yeremiya, ariko Imana ntiyigeze imwibagirwa, kuko Imana yakoresheje umwami Sedekiya kugira ngo atume kuri Yeremiya. Muri Yeremiya ibice 37 ku murongo wa 17 aravuga ngo, hanyuma umwami Sedekiya aratuma ngo bamuzane, maze umwami amubaza biherereye mu nzu ati, mbese hari ijambo rivuye ku Uwiteka? Yeremiya ati, ririho. Arongera ati, uzashyirwa mu maboko y'umwami w'i Babuloni. Yeremiya rero yinginze umwami ngo amukirize ubugingo. Muri Yeremiya ibice 37 ku murongo wa 20 aravuga ngo, noneho ndagusaba ngo wumve, mwami nyagasani, ndakwinginga ngo unyemerere icyo ngusabye, we kunsubiza kwa Yonatani umwanditsi ntahagwa. Umwami ntiyigeze amufungura, ariko amukiriza ubuzima. Muri Yeremiya ibice 37 ku murongo wa 21 aravuga ngo, nuko umwami Sedekiya ategeka ko Yeremiya arindirwa mu rugo rw'inzu y'imbohe, ngo iminsi yose bajye bamuha irobe ry'umutsima rivuye mu nzira y'abavuzi bayo, kugeza ubwo imitsima yose izashira mu murwa. Nuko Yeremiya aguma mu rugo rw'inzu y'imbohe. Yeremiya yagumye muri gereza kugeza igihe ingabo za Babuloni zifatiye umurwa Yerusalemu. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imani yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imani yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imani yakucyubahiro. Iyo tugeze ku gice cya 38 tubona ko Yeremiya yakomeje kuba muri gereza, ariko ibyiringiro bye biguma ku ijambo Imana yari yaramubwiye, kabone n'ubwo ubuzima bwe bwari mu bibazo bikomeye. Ibikomangoma by'i Buyuda batekereje ko Yeremiya ari umugambanyi w'igihugu, bavuga ko ari we uri guca igikuba mu bantu. Nuko basaba uruhushya umwami ngo bacecekeshe burundu akanwa ka Yeremiya. Ibyo babikora bashyira Yeremiya mu mwobo. Muri Yeremiya ibice 38 ku murongo wa 6 aravuga ngo, nuko bafata Yeremiya bamujugunya mu rwobo rwa Marikiya umwana w'umwami rwari mu rugo rw'inzu y'imbohe, bamanuza Yeremiya imigozi. Muri urwo rwobo nta mazi yari arimo, keretse ibyondo gusa, nuko Yeremiya asaya mu byondo. Nanone kandi Imana yohereje umuntu gukiza Yeremiya. Ibi tubisoma muri Yeremiya ibice 38 guhera ku murongo wa 7 kugera ku wa 13. Uburyo Imana yakije Yeremiya birashimishije cyane. Ndizera ko uzasoma iyi nkuru neza ukirebera ibitangaza Imana yakoreye uyu mugabo. Nyuma y'ibyari bimaze kuba mu buryo bw'ibanga, umwami Sedekiya yasabye Yeremiya kumubwira icyo Uwiteka yamuvuzeho, kandi yizeza Yeremiya ko azamukiza abashaka kumwambura ubuzima. Muri Yeremiya ibice 38 ku murongo wa 17 aravuga ngo, maze Yeremiya abwira Sedekiya ati, uko ni ko Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ya Isirayeli ivuga iti, nusanga ibikomangoma by'umwami w'i Babuloni, nibwo ubugingo bwawe buzabaho, kandi uyu murwa ntuzatwikwa, nawe uzabaho n'ab'inzu yawe. Yeremiya rero yongeye kubwira Sedekiya ngo, ugomba gucira bugufi umwami w'i Babuloni. Muri Yeremiya ibice 38 ku murongo wa 18 haravuga ngo, ariko nutemera gusanga ibikomangoma by'umwami w'i Babuloni, uyu murwa uzatangwa mu maboko y'Abakarudaya, kandi bazawutwika, nawe ntuzabava mu maboko. Maze umwami Sedekiya abwira Yeremiya ati, Abayuda bagiye kuyoboka Abakarudaya, ntinya ko banshyira mu maboko yabo bakanshinyagurira. Ariko Yeremiya ati, ntibazagutanga, ndakwinginze
umvira ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama. Yeremiya yariho yingingira Sedekiya gucira bugufi Nebukadinezari kugira ngo akize ubuzima bwe, akize n'ubuzima bw'abayuda bose. Nyamara Sedekiya yanga kumvira amagambo y'Uwiteka, bituma Yeremiya amuhamiriza ko igihugu cye kigiye kurimbuka rwose. Sedekiya ari umwami utagira ubwenge. Yagerageje kubana amahoro no gushimisha buri wese. Ibi kandi nibyo abanyepolitike benshi bakora, nyamara birangira nta numwe ashimishije. Muri Yeremiya ibice 38 guhera ku murongo wa 21 kugera ku murongo wa 22, Bibiliya iravuga ngo, ariko niwanga kugenda, iri jambo ni ry'Uwiteka yamenyesheje ngo, dore abagore bose basigaye mu nzu y'umwami w'Ubuyuda bazashyirwa ibikomangoma by'umwami w'u Babuloni, maze abo bagore bazavuga bati, inshuti zawe zaragushutse uremera, none ubwo ibirenge byawe bimaze gusaya mu byondo bisubiriye inyuma. Inyigisho ivuga ku mateka Ubuyuda bwarimo muri iki gihe yerekana ko icyubahiro cy'umugore muri sosiyete cyari cyarangiritse. Burya iyo icyubahiro cy'umugore cyangiritse muri buri gihugu, haba hari ibyiringiro bike ko icyo gihugu cyabaho gifite imico myiza. Iyo ni nayo shusho tubona yari iri hano mu Buyuda mu gihe cya Yeremiya. Uyu mwami w'umupfu ntiyigeze ahindukira ijambo ry'Imana ryari rivuye mu kanwa ka Yeremiya. Aho kugira ngo Sedekiya yizere ubutumwa bwa Yeremiya, yakomeje kwiringira ubutumwa bw'abahanuzi b'ibinyoma. Tubona ko mu gice cya 39 habaye ubwicanyi bukomeye cyane ubwo Yeremiya yari yarahanuye. Muri Yeremiya ibice 39 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 2 haravuga ngo, mu mwaka wa 9 wa Sedekiya umwami w'Ubuyuda, mu kwezi kwa 10 Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yaje azanye n'ingabo ze zose atera Yerusalemu arahakuba. Mu mwaka wa 11 wa Sedekiya, mu kwezi kwa 4 ku munsi wa 9 wako, umurwa wacitsemo icyuho. Mu mirongo ikurikiraho batubwira uko Yerusalemu yasenywe. Umwami Sedekiya n'ingabo ze bagerageje guhunga mu ijoro, ariko ingabo za Babuloni zirabakurikira, zirabafata, maze zibashyikiriza umwami wabo Nebukadinezari. Muri Yeremiya ibice 39 guhera ku murongo wa 6 kugera ku wa 7 aravuga ngo, nuko umwami w'i Babuloni yicira abahungu ba Sedekiya mu maso ye i Ribula, maze umwami w'i Babuloni yica n'imfura zose z'i Buyuda, kandi anogora Sedekiya mo amaso, amubohesha iminyururu ngo amujyane i Babuloni. Igice cya nyuma cy'igitabo cya Yeremiya batubwira ibihe bibi byabaye ubwo Yerusalemu yasenywaga na Babuloni. Iki gice cya nyuma nanone batubwira ibintu byari mu ntekerezo za Yeremiya, bakatubwira kandi n'ukuntu Yeremiya yasobanuye impamvu umwami wa Babuloni yisha abahungu ba Sedekiya mu maso ye, nyuma yawo akanogora mu maso na Sedekiya. Radio Samirana, 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 Usemerera, Samirana, 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 Usemerera. Samirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa
Biratangaje ukuntu Nebukadinezari yategetse abasirikare be kubohora Yeremiya muri gereza kandi akabasaba ko batamugirira nabi. Muri Yeremiya ibice 39 ku murongo wa 12 aravuga ngo umujyane umumenye ntugire icyo umutwara ahubwo icyo azakubwira aba ari cyo uzamukorera. Ibi byerekana ko Imana yakomeje kwita ku muhanuzi wayo w'umwizero. Muri Yeremiya ibice 39 ku murongo wa 14 aravuga ngo batuma gukura Yerusalemu mu rugo rw'inzu y'imbohe bamushyira Gedaliya mwene Ahikamu mwene Shafani ngo bamuheke bamusubize iwe. Nuko ageze mu bantu baho arahatura. Ibi rero nibyo byatangiye igihe umwami wacu yise ngo igihe cy'abanyamahanga. Yesu yaravuze ngo kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Aya magambo Yesu yavuze tuyasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 21 ku murongo wa 24. Ndacyabihamya neza cyane ko kugeza n'uyu munsi abanyamahanga bakiri gusenya Yerusalemu. Abanyamahanga nibo bagitegetse uyu murwa kandi Abisirayeli nta jambo bafite kuri ubu butaka bwera. Urabona ko amagambo umwami Yesu yavuze ari ukuri kudashidikanywaho. Birakomeye cyane kuri twebwe ab'iki gihe kwemera ko Imana ishobora guhana abantu bayo. Birakomeye kwemera ko Imana ishobora guhana igihugu, umuryango cyangwa umuntu ku giti cye. Yeremiya yamaze imyaka 40 avuga ijambo ry'Imana. Yakomoje ku byaha abayuda bakoze kandi abahamagarira kwihana. Imana yari yarabihanganiye igihe kirekire ariko baranga barayihemukira. Bituma abahanuzi b'ibinyoma nabo batangira kwivugira ibyabo ngo murabona amagambo ya Yeremiya ntazigera asohora. Ariko kuri iyi nshuro amagambo ya Yeremiya yarasohoye kandi abayuda nta yandi mahirwe bari bagifite yo gukira. Urabona ko Imana yihangana kandi izakomeza kureka abantu kwivuguta mu byo bashaka, ariko ku iherezo izatanga umuti w'ikibazo. Ubuyuda ni urugero rwiza kuri ibi ndiho mvuga. Imana yakomeje guhanura abayuda ibinyujije muri Yeremiya kugeza ku munota wa nyuma. Nyamara abayuda bakomeza kwinangira kugeza igihe Nebukadinezari aziye asenya umurwa wabo Yerusalemu. Umwana w'umuntu aho ava akagera ntabashaka kumva ko Imana izahana iyi si. Biragoye cyane ku bantu b'iki gihe kumva ko Imana izagira umujinya. Hariho n'abatinyuka bakavuga ko Imana y'umujinya ngo ariyo mu isezerano rya kera, ngo ariko Imana yo mu isezerano rishya yo iratandukanye. Nshuti yanjye, mbese wari uzi ko ahubwo mu isezerano rishya ari naho batubwira byinshi ku mujinya w'Imana kurusha uko babitubwira mu isezerano rya kera? Usome muri Matayo ibice 23 uraza kubona ibintu biteye ubwoba umwami Yesu yavuze, aho yagize ati mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, mwanzoka mwe, mwabana b'incira mwe, muzahunga mute iteka ry'igihinomu. Aya magambo yanditse muri Matayo igice cya 23 ku murongo wa 29 na 33. Nanone kandi wongere usome mu gitabo cy'ibyahishuwe urabona neza ko nabo bavuga ko umujinya w'Imana uzaba mu isi. Rekeraho kuvuga rero ko Imana yo mu isezerano rya kera ngo ari Imana y'umujinya, nayo mu isezerano rishya ari Imana y'urukundo. Ndakubwiza ukuri ko Imana yahoze ari Imana y'umujinya n'urukundo uhereye kera kandi nakizahora. Imana ihana icyaha. Mu byanditswe uzakomeza kubona ko Imana ihana kandi igira imbabazi. Intebe y'Imana ni intebe y'imbabazi. N'ahantu umuntu abonera imbabazi n'ubufasha, ariko kuri iyo ntebe n'ubundi niho hazaturuka urubanza rukomeye ruzagera ku batuye isi bose. Umuntu rero usanga atabasha kumva bene ibi ngibi ndiho mvuga. Amategeko y'Imana ntahinduka kandi umuntu ahanwa n'Imana kuko aba atumviye amategeko yayo. Ibi biragoye cyane ku mwana w'umuntu yabyumva, ariko nshuti yanjye ugomba kubyizera kuko ari ukuri. Uko niko no mu buzima busanzwe bimeze. Hari amategeko tugendera, iyo uyumviye ubaho, iyo utayumviye no gupfurapfa. Twibwira ko ari byiza cyane kugenda ku kwezi, kandi rwose ni byiza pe. Ariko se utekereza ko abantu bashoboye kujya ku kwezi babitewe nuko bumviye amategeko y'Imana agenga isanzure? Habe namba. Ahubwo aho kuyumvira barayishe. Igihe batangiraga kujya ku kwezi ntibari bagamije ibyo ngibyo gusa, ahubwo bashakaga no kureba aho ukwezi guherereye. Bakihagera rero babonye umwanya ukwezi kubamo, ariko batangazwa no kubona ko iri sanzure ryacu rifite ayandi mategeko adasanzwe rigenderaho. Kandi iyo abo bantu bagera ku kwezi ntibakurikize ayo mategeko y'iri sanzure, ndakurahiye ko bari gupfira ku kwezi ntibagaruke mu isi. Uko niko amateka akwiye kutwigisha. Icyo dusabwa ni ukugendera muri koridoro y'amateka, tukareba ibitaragenze neza mu mateka y'ubwami bwabayeho mbere. Usanga abantu bavuga ko Imana yihorera kandi ko ikunda guhana. Uyu munsi turi mu isi y'abanyabwenge, ariko usanga bashaka kugoreka amateka. Ariko biradukwiye
ko dusoma neza amateka nibwo tuzabona neza uburyo Imana yagiye ikorana n'umuntu. Noneho ndumva nasoza ngira ikintu mvuga kuri ibi bihe bya Yeremiya, ariko ntunyumve nabi. Kubigaragara umwami Sedekiya yari ameze nk'umuyobozi w'umuswa. Uko niko n'abanyabwenge b'iki gihe bameze, kuko mu bwenge bwabo birengagiza Imana. Sinitaye ku buryo uri bumfatemo, kuko nzi neza ko uruhande mpagazemo ari rwiza. Nanjye niyemeje guhagarara mu ruhande rwa Yeremiya nkaba umuntu wizera Imana. Nshuti yanjye, ni byiza kwiringira Imana, kuko umuntu ahinduka kandi ubushobozi bwe bukagira aho burangirira. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana niwe wenyine wo kwiringirwa, kuko abantu turi abahemu kandi ubushobozi bwacu bugira aho bugarukira. Shoboza uwanteze amatwi wese rero kutiringira ikindi kintu icyo ari cyo cyose keretse wowe gusa, kuko muri wowe ariho buri wese azabaho anezerewe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nshuti yanjye, ndagushimiye ko wantije ugutwi mu kiganiro cy'uyu munsi. Kanongere nkurarikire kuzabana nanjye ubutaha. Ubwo nzagaruka nzakubwira ukuntu nyuma yo gufata bunyago bamwe mu Bayuda, Nebukadinezari yategetse ko batagira icyo batwara Yeremiya, kandi ko bagomba kumubohora. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.tw.org. Kanda ahanditse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.